Amahoro God's people, bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ku isi, bwoko bw'Imana muri Afrika yose, God's people muherereye Amerika, God's people muherereye Aziya, Elope, amaherereye muri Australia. Ndabasuhuje amahoro y'Imana agumya gwire mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Nubundi murasuhuzwa na mugenzi wanyu God's people Anastasie Sibomana mu mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego nubu ni intego yacu nka God's people mu bwoko bw'Imana. Intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira kujya mu bwami bw'Imana. Niho nubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Buri munsi duhora twiga, ntabwo duhwema gushakisha buryo ki twamenya iby'Imana ishima kugira ngo abe ari byo dukora. Mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi, yego turaho tugomba kuba turi, ni ibintu byumvikana. Ese koko turimo kuhakora icyo tugomba kuhakora? Icyo tugomba kuba dukora turaza kukimenyeshwa n'iby'Imana yatumenyesheje, mu byo yatumenyesheje byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Niho buri munsi rero tudahwema, buri saha kuri buri munota duhora dushakisha buryo ki twakora icyo Imana ishaka yuko twaba dukora tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Rero God's people muherereye hirya no hino, yego ibiganiro twumvira kuri murongo wa Irera TV1 nibyo by'agaciro, yego kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, kugira ngo nyirizina tubashe kuba twakubahiriza icyo tukwiriye kuba dukora, tutaza kuba bimfabusa aho turi twahamagariwe kuba turi kuri uyu mubumbe w'isi. Tugiye kurebera hamwe nyirizina amateka yaranze itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri. Tugiye kubanza turebe incamake yayo, ariho dusanga muri amateka turabonamo umwanditsi w'igitabo cyangwa umwanditsi w'ibitabo w'Uburusiya washimangiye ko nta kintu cyamutandukanya na Kristo Yesu. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, turasanga nta mpamvu n'imwe yatuma dutandukana na Kristo Yesu umucunguzi wacu. Ndetse kandi nka God's people nk'ubwoko bw'Imana, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agitekerezaho, agitindaho, agikora, agishyira mu bikorwa, ndetse agatanga n'imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Rero nka God's people, iyo turi muri bino biganiro cyangwa kuri murongo wa Irera TV1 twifashisha igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana yacu, kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora n'icyo dukwiriye kureka bitewe n'umwanzuro twabonye mu gitabo cya Bibiliya. Ku buryo burambuye aya mateka n'ubundi yaranze itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri, niho turasanga ku ya 9 Gashyantare mwaka 1881 umwanditsi w'ibitabo w'Uburusiya Fyodor Dostoyevsky, yego kuri iyi tariki nibwo yapfuye. Yego wabonekaga mu itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka, Orthodox mu Burusiya. Uwo yari yarihaye Imana, yabaye umwanditsi w'ibyaha ndetse n'ibihano mu mwaka 1866 hamwe n'abavandimwe Karamazov, yego mu mwaka 1880 bigeze kwandika bati, nimba hari uwanyeretse ko Kristo ari hanze y'ukuri, kandi ko mu by'ukuri ukuri kutari hanze ya Kristo, noneho nahitamo kuguma hamwe na Kristo aho kubana n'ukuri. Aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Abangaba banditse bashimangira nyirizina, aricyo turaza no gutindaho no kurebaho nka God's people nk'ubwoko bw'Imana. Turaza gutindaho hano bavugaga ngo niba hari uwanyeretse ko Kristo ari hanze y'ukuri, kandi mu by'ukuri ukuri kutari hanze ya Kristo, ahubwo ukuri nako kuri muri Kristo. Baravuga bati noneho nimba koko ukuri kuri utandukanijwe na Kristo, njyewe nakwigumira muri Kristo aho kubana n'ukuri.
iki kintu bashimangiye cyangwa bavuze babivuganye imbaraga nyinshi cyane ndetse no kubishimangira. Ariko turareba icyo Bibiliya ibivugaho nyirizina, icyo turimo kwigira kuri aya mateka, tutagiye ku zindi detaye ngo turebe itsinda babarizwagamo bahamya ko bakora iby'Imana ishaka, tutagiye kuhatinda hose. Turimo kureba kuri iki kivuga ngo bazaguma kuri Kristo cyangwa bazagumya kubana cyangwa bahitamo kugumana na Kristo aho kugira ngo bajye kubana n'ukuri mu gihe bavuze yuko ukuri kwaba gutandukanijwe na Kristo. Ariko nabo bahamyaga nyirizina yuko ukuri kutatandukanijwe na Kristo Yesu. Mu by'ukuri nyirizina ukuri ntabwo gutandukanijwe na Kristo, ntabwo kuri hanze ya Kristo Yesu. Rero niyo mpamvu niyo uri muri Kristo Yesu n'ukuri ubu kuba kukurimo cyangwa ubugendana n'uko kuri. Niho tugiye kureba nyirizina icyo Bibiliya ibivugaho cyangwa ibishimangiraho, nk'uko twabivuze yuko nta mpamvu n'imwe yatuma dutandukana na Kristo waducunguye cyangwa wabaye umucunguzi wacu. Niho turasanga Bibiliya ibishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:35 kugera kuri 39, ariho yavuze ati ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanyijwe n'inama z'imbaho. Oya, ahubwo muri ibyo byose turarushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyemewe cyose, ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ijambo ry'Imana hano ribihishuye neza yuko nta kintu na kimwe kigomba kudutandukanya, kandi nikinabaho ntibinashoboka yuko hari icyadutandukanya na Kristo Yesu. Yego, nta kibaho. Umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwe, yuko yamucunguye, yuko Yesu Kristo ubwo yapfaga, ubwo yahorwaga ibyaha by'abari mu isi, yuko nawe yaziraga bimwe mu byaha bye, icyo gihe uwo muntu aba ahwanijwe no kuba umukiranutsi ndetse abaye uw'Imana, ndetse yageze mu biganza by'umunyamaboko. Niyo mpamvu nta kintu kibasha kumutandukanya na Kristo Yesu. Niho dusanga ijambo ribivuze ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nawe. Niho ijambo ribyeruye ngo mbese ni amakuba? Ibyo ntibishoboka. Amakuba ntabwo yatuma umuntu ava mu murongo wo kugumana na Kristo ndetse no guhamya Kristo. Yego, mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara? Ibyo byose birimo kuza bigaragara nk'ibiremereye ku buzima bw'abantu muri iyi si cyangwa kuri umubumbe w'isi. Ariko umuntu ufite Kristo muri we nta kibasha kumukura kuri Kristo, kuko kuba muri Kristo Yesu uba wabaye uw'Imana, ndetse uba usigaye uyoborwa n'umwuka w'Imana. Kandi umwuka w'Imana ntabwo wakuyobora mu bibi kugira ngo uze gutakaza kagakiza ufite, cyangwa ngo ube watakaza uwo nguwo wagushyikiriye mu biganza. Ijambo ritweretse yuko kandi no kwambara ubusa bitadutandukanya nawe, kandi no kuba mu kaga ndetse n'inkota yuko itadutandukanya na Kristo. Niho uraza gusanga batubanjirije baragiye bakererwa n'inyero, bakabashyira mu mavuta menshi cyane yashyushye cyane, ariko ntibabasha kwihakana
Kristo Yesu cyangwa nibava mu nzira yo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, niho dusanga bamwe barabaciye ibihanga, ariko babaca ibihanga bataravuga ngo ntabwo ngo turaza kureka Kristo. Oya, nibishoboka nta kibasha kudutandukanya na Kristo Yesu wamaze kuba ubwoko bw'Imana, wamaze kuba God's people. Icyo gihe ibi byo gutinyisha umubiri, gutinyisha ubutunzi, gutinyisha ibyo dufite, ibyo nta kintu biba bivuze, nta kintu bishobora kuduhinduraho ku buzima bwacu tubayemo bwo kumenyekanisha ubutumwa bwiza ndetse no guhamya Kristo Yesu mu byo twaba dukora byose. Ari ijambo rikomeza rivuga ngo nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira baho kuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Yego, ariko ibyo ntibyatuma byose tureka Kristo Yesu cyangwa tumwihakana ngo tujye ku bindi, tujye ku kindi kintu runaka. Ijambo rikomeza n'ubundi ribivuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Okay, ijambo ririmo kwerekana yuko kunesha tubishobozwa n'uwadukunze. Imbaraga zibidushoboza zituruka kuri we. Imana niyo yadukunze, imaze kudukunda iradutoranya, tuba ubwoko bwayo. Ijambo ry'Imana rigenda ribyerekana. Kubwo kudukunda iduha Yesu Kristo kubw'ubuntu bwayo, kubw'urukundo, atari icyo tuvuze ngo twatanze cyangwa twakoze. Ariho ijambo rikomeje ribivuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Yego, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, naho rwaba urupfu, ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Nta na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Yego, ubwoko bw'Imana, God's people, twari turi kuri iyi ntego, turimo twerekana yuko nta mpamvu n'imwe yatuma dutandukana na Kristo Yesu umucunguzi wacu. Nibibaho, nibishoboka. Uyu muntu birimo kugaragara yuko barimo kuvuga ngo uyu muntu yaguye, ngo ariko yarakomeye, ngo yarafite imbaraga n'amavuta, ngo none yaguye disi, ngo yageze muri ibi n'ibi. Icyo gihe uwo muntu abantu bamubonaga bakamutwerera yuko afite Kristo muri we, cyangwa yakijijwe, cyangwa yabaye ubwoko bw'Imana, cyangwa yabaye God's people, ariko nta byari bihari. Kuko uwamaze kuba God's people cyangwa amaze kuba ubwoko bw'Imana, cyangwa abaye wagize agakiza akizera Yesu Kristo akayoborwa n'umwuka w'Imana, ntibishoboka yuko asubira inyuma, ntibishoboka yuko yagwa. Ubwoko bw'Imana, dusome Bibiliya, twige Bibiliya, tumenye ikirimo kuvuga. Iga Bibiliya buri munsi kuri murongo wa Irera TV1. Twiga Bibiliya, ntabwo duhumeka, ntabwo dutuza. Nicyo nshatse kuvuga. Buri saha, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhora dushaka buryo ki twakwiga ijambo ry'Imana kugira ngo dusobanukirwe icyo tugomba gukora. Nta muntu wabashije kuba yabaye uw'Imana ngo hanyuma Imana ize kumureka. Ntibishoboka, ntibikunda. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko aba yageze mu mbaraga z'umunyamaboko kandi ari buyoborwa n'umwuka w'Imana. Mu gihe uri kuyoborwa n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana niwe uraza kukuyobora gukora ibyaha, niwe uraza kukuyobora kwera imbuto mbi, ukora amahano. No, ntibishoboka. Ahubwo uwo muntu n'ubundi bamutwereraga yuko akijijwe, nawe akabereka yuko ariko bimeze, ariko nta gakiza gahari. Yego, ndabashimiye God's people, mudahwema kubana natwe. Nawe uhageze uri mushyashya, tuguhaye karibu n'ikaze ngo duhorane kandi tubane. Kora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose kigiye kibasha kukugeraho. Yego, kandi nk'uko turi hano niho tubonera iby'agaciro byacu kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Twe guhwema gukora iby'ingenzi kandi bikwiriye. Twige buri munsi Bibiliya, twige buri munsi icyo dukwiriye gukora no kubahiriza kugira ngo tugendere mu murongo w'Imana ishaka. Yego, ese urashaka kwigumura ku Mana cyangwa kwigira icyingenge ku Mana? Mu gihe udashaka gukora icyo,
menya icyo ishaka yuko wakora aba ari cyo wubahiriza. Ndabashimiye God's people, bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwiriye muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Tuzasubira, murakoze cyane.